Muraho bene data, turabaramukije mwese aho muherereye muri Afurika, mu bihugu byo hanze, mwese turabaramukije. Kandi bumviye imvugo abari iwacu, komeje kubihanganisha cyane, komere, Imana ibarinde, ituhindurira amateka. Pastor Aline nongeye kugera hano, ndashimira Imana impaye n'umwanya. Nzangira inyota yo kwagira akabumwe tabona umwanya kubera impamvu dashuguriye isi kuba mpageze. Ndabishimira Imana, shimira cameraman wanje, Imana yo mwijuru umugisha kubwo kumfasha kubona hari n'igihe mbona umwanya nawe tayibone yo kubikorwa ciza. Imana umugisha. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana yo kubasha gukora neza turi muri inosi, tugakoresha imibiri yacu, tugakoresha ibitekerezo byacu mu gihe turiho, kuko hari abandi bari bakora baragenda. Urwandiko rwa Abaroma 12 gutangiriraho umurongo wa mbere ukawusoma ukagera ku murongo ukarangiza umurongo wa 2, havuga ijambo ry'imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Aya ni amagambo Pawulo yarahayandikira Abaroma, binginga abasaba kugira ngo babashe gukora neza. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Undi mwishushanye n'abiki gihe kuko mudahwanye. Amena. Ico gihe yari arimo abwira abari ico gihe. Uyu munsi natwe turi muri iki gihe, kandi kino gihe naco kigoye bikomeye, bisaba gutanga umibiri yacu, tugatanga ubugingo bwacu, tugatanga ibyo byacu, ubutunzi bwacu tukabitanga gushima Imana. Ababwira yuko bagomba gutanga imibiri, ni ukuvuga ngo utaratanga umubiri ntiwotanga ubutunzi, ntaco wotanga, kuko ikintu cya mbere gikora ni umubiri w'umuntu. Umubiri wacu, umubiri wawe niwe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu mubiri rero niwe ubasha guhinduka, niwe ubasha kwica kamere, niwe ubasha kugenda nk'uko bikwiriye. Pawulo arababwira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Uwiteka, ariko kuyikorera kwacu ukwiriye, kuko ni utanga umubiri uzatanga n'ibindi. Bene data, muri iki gihe kiragoye, abantu bari mu gutanga imibiri mu bintu bidakwiriye, abantu bagatanga ubutunzi bwabo mu bintu by'umwijima, abantu bakagenda uburyo budakwiriye. Kaba mbinginga ngingene Pawulo yari arimo yinginga bene wabo cyangwa abo bari kumwe. Muri iki gihe turinde imibiri yacu, turinde ubugingo bwacu, turinde ubutunzi bwacu, kubera twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, tubashe kubikorera umwami wacu Yesu Kristo. Abataramwakira tubasabire, tubere kubugwa neza, tuberere imbuto, tubagirire neza. Biturangiza kubagirira neza, bazagenda bahinduka kubera imirimo yacu, kubera buca bugufi kwacu, kubera kubakunda, kubera kuberera imbuto. Tubashe gukora nk'abaha bagenda. Iyi si ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru, niho tuzoja guhembwa, niho tuzobasha kugirirwa neza. Abasore, abagabo, abagore, ubwoko bwacu aho turi hose, twe kurangara, twe kwishushanya, twe kwivanga n'amahanga, amahanga natizeye Imana. We kwigana, we kurebera ku muntu utaha uja mu ijuru,
ngo ari we ureberaho ingeso ze, ngo ari we wifuza ibintu bye, ngo ari we ureberaho. Reba umuntu ufite ingeso nziza umurebereho, kubera ko urugero rwacu ni Yesu Kristo, niwe tugomba kureba. Yaciye muri iyi si, yahuye n'ibibazo, yambaye umubiri nk'ingene tuwambaye, awucamo aragenda akiranutse. Natwe tugerageza, itugerageza Imana izadufasha, amaboko izadukomeza, n'ubuzima bwo muri ino izaduhemba, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo azaduhemba tukiri muri ino si, nitugera mu ijoro azaduha ubugingo, kandi azaje kuduhemba ibyo twakoreye muri ino si. Nimba ushaka kubaho neza, nimba ushaka gutera imbere, nimba ushaka ubuzima burimo amahoro, niba ushaka ubuzima bwejejwe, ni ugukurikira Yesu. Nta kindi kintu na kimwe. Hari abatunzi bakomeye ariko badafite Yesu, barabiriranye, birabagoye, bibaraje inshinga. Ariko ufite Kristo, watunga ugatunganirwa, wabaho kubayeho, ugira amahoro yo mu mutima, kubera ko amahoro ni Kristo. Rero nkaba mbasabye kugira ngo twihe Yesu Kristo ubugingo bwacu, ubuzima bwacu, imibereho yacu. Yesu azatugirira neza, kandi natwe tuzaba abanyamumaro muri ino si. Mugire umugisha w'Imana, Imana ikomeze ibagirire neza, ibahe umugisha mu byo murimo byose. Abagiye mu kazi, mugire umugisha w'Imana. Abagiye kuryama, mugire indoto nziza, Imana ikomeze ibagirire neza. Amen, amen, amen.